harimo ifoto ye, haba harimo ifoto ye, mbese nyine fone ya Muheto, fone ya Tonalite. fone ya Tonalite, Harimo ifoto ya Muheto. haba harimo ifoto ya Muheto. Imana y'u Rwanda. Cya gihugu cyarasaze wa. Oya Eh. njye nawe nakubisha bro, ewana buri uko yicaye abarebamo, buri uko yicaye amurebaho, njye nkibaza nka Tonalite kuko sha bro yenda bibona nanjye ngavuga ati ibi bintu ka tubiceceka. Oye reka ngo isuze kandi wifurize ibihe byiza wo dukunda kandi dukurikira uri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse uri no ku migabane igiye itandukanye, ni wo dukunda kandi ukadukurikira 5 kuri 5, ni wese mu kudusapotinga mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ni wo duha urukundo ndetse n'imbaraga zo kugira ngo ibyo dukora tubikore neza 5 kuri 5. As you know, tugira content zigiye zitandukanye, Anikava Talent, trending news ndetse na show business line. Now turi muri Anikava Talent nawe n'abajene bameze neza cyane, bari kumbwira ibintu kugeza n'uyu munsi, kugeza n'umwe ntago ndabasha kubyemera neza. Harimo umujene wo kwa Tonalite, harimo umujene wo kwa Melody. Mu by'ukuri nango muraza kumfasha kugira ngo aba bajene niba bari kumbeshya, niba bari kumbwiza ukuri, ntago ndabasha kumenya icyo kuri kiri muri ibyo ngibyo, ariko kubera ikiganiro tugiye kugirana ndizera ko ibintu bigiye kugenda neza ndetse tukanasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. As you know me is your boy Aime Confiance. This is Stories Magazine Rwanda. Niba turakoze subscribe waracitswe cyane, ariko this is your time kugira ngo kuri subscribe tuye tubana 5 kuri 5. Ndabakiriye abajene kamere kuri hano hafi yanjye. Yes. Je Martin Keys, so kambibwire nk'umuhanzi ngo isi kukimora nikanyira namarira yusuye agahinda moranisha sana mateni ubuzima bwo ni nabwo ngo dore twarakubiswe duca mu makosi ni hatari tuhora duserera kubona rasyo n'umufungo n'insasi turi hafi no kuva mu mwuka akuka nakuka kanyuma tugakore nk'aba mafia twe turi soja Wow, that's a perfect. Hey, bimeze neza cyane. Right, rero reka no wakabiri abanze yishyushye neza, abanze yakserera agire kuntu yagemera neza cyane, atuvuye mu kuka twakiye no wakabiri ndakwakiriye. My name is Sometime, reka mbibwiye nk'umuhanzi. Imbari niyo biro, icupa niryo bureke fast ya buri tondo. Icupa uri kurikanda, abana bawe bakiziri kumukanda. Wiyemeje kuba gito, kuva kera nkiri muto. Mu rugo hahoraga indoro, buri musari y'ububububu, bataho n'ahandi ni kwa rubunda. Aya marangamutima simbashaka kuyahagira, kuko ashyira mu mwijima, gahagarika umutima. Wemeye kwitwa rubunda, ubwo tukarara rubunda, twari tukiri ibibondo, ukaturamiza ibibando. Man. Reka tugerageze dukoresha akamike kamwe. Ubundi turebe ibyo ari byo. Yes, bamwita Sometime. Man. Sometime. Pana bya bindi Sometime. Ibyo bisanzwe wapi? Samu nk'izina, time y'igihe. Igihe cya Samu muri make. Okay, turahera kuri Sometime guturuka hasi kuri Air Force, amata ikivuguto cyangwa se akagashyushyu ka Nyanza Milike kameze neza cyane rwose, kuzamura ku ipantaro imeze neza cyane ya shokora, ugakomeza kuri t-shirt ya Dior imeze neza cyane, ubundi ukajya mu gatuza ikintu cy'igishanite kimeze neza, ikirombe cyepfiriya rwose kwa bahorira ngoba kabisa, ukazamuka no ku kirinete cy'umuhanzi umeze neza cyane. Samu umeze neza? Meze fresh. Funzemo neza? Kabisa. Umuri imyuka sari miki? Irahari. Umeze fresh? Ndi hejuru. Okay. Reka rero dukomezanye n'umujene wa kabiri. Buriya se like mushaka ko mwakoresha mic imwe kugira ngo byorohe, tukamutijaho gatoya akabanza katubwira. Watubwiye ngo witwa? Je banita Nekiz. Yes. Groupe scolaire Don inkozeho. Nekiz amakuru? Amakuru ni meza cyane kabisa. Ukonje mani kandi izuba riri. Bro, ntago njya nkonje kabisa. Vibe barina zuwa anytime kabisa tu. Umeze fresh? Right now kabisa ni fresh. Biragenda. Urukweto wambaye mwo kabyara mwana no sinzi ngo ndaza kurusobanura gute. Ariko ni za nkweto z'abajene, umujene abati ngewe no munsi ndabyutse nkize mu gikweto. Arumva? Kinga no kuntu nka yanyubako ndende na ugakubita ku gipantaro cy'umuhanzi. Najyo sindaza kwirarira ngo namenya ngo yitwa gute, maybe yuko uraza kudusobanurira, ukazamuka
ku ikote ryawe ugahita ufunga ibipesi byose ukanambara n'ingofero. For sure. Nekiza urakonje ko wifubitse. Jewe buriya kangubwire bro. Jewe vibe mbane nazo mani kabisa tu. Egeza kamikoro utaza kutubesha. Nekiza urifubitse urakonje. Jewe ntabwo nkonje. Vibe mbane nazo wabwana abapipo barabizi. Abaturage barabizi kabisa. Yego. Vibe mbane nazo igihe cyose ndabura boro mpita mbikora fresh ntaribi. Nekiza kuka kanyuma nakiki. Akakuka rero buriya tuba tuvuga akakuka kaba mu bantu. Akuka ntago kaba mu bantu. Nakakuka dukoresha duhume. Nakuka kaba mu bantu. Kaba mu bantu. Mpamvu rero twanditse indirimbo twashakaga kugira ngo tugaragaze ukuntu ibintu bimeze mbese muri iyi minsi. Twebwe nubwo bigenda byanga ariko dushyiramo imbaraga cyane. Dushyiramo imbaraga cyane nk'urubyiruko tugakora cyane kugira ngo n'abanyarwanda batubone nibashaka no kudufasha babone yuko nibura natwe twifashije. Kuko buriya ntago umuntu yajya kugufasha nawe ubwawe nta kintu uri kubikoraho. Yego. So nicyo kintu twashaka kugira tugaragaze ko nubwo nta bushobozi nubwo nta mafaranga dufite wenda yo kujya studio n'iki ariko turihiringa dukeya tubonye tukatwifashisha tukajyayo. Yego. Nicyo twashaka kugaragaza. Ako niko kuka kanyuma ariko. Ako niko kuka kanyuma. Ngene nitekereje ibindi Imana imbabarire. Urumva. Okay, noneho subiza Sam Mike gatoya tuganire Sam nawambwire. Sam ni inkuru wanditse harya wambwiye ngo indirimbo yitwa bayita wigaye. Yeah. Inkuru uburyo uyivuga irasa nkaho ari inkuru mpamo. Yeah. True story. Yeah. Niko biri n'ubundi. Niko bimeze. Ni inkuru mpamo yawe. Ni inkuru mpamo yanjye. Nshaka kuvugishwa. Nukuri kwawe cyangwa se ni true story yawe. Yego. Ninde wigaya wari kubwira? Nabwiraga papa wanjye. Oya. Nabwiraga papa wanjye nkamubwira ni wigaye. Yego. Ya ni papa wanjye ubundi ni wa muntu w'umusinzi. Yego. Yazaga akatusagararira cyane akaza akadukubita nyine akatuza amahoro. Yego akatuza amahwemo. Ya noneho nk'umuntu ufite impano nibwo najyaga mubwira nti ibi bintu wazabiretse. Yego. Wakavuga ati nyine we ntabyumve. Noneho ndavuga ni noneho reka uno muntu muhimbira indirimbo. Yego. Mubwira ntiyigaye wenda nabyumva azahinduka bizamukora ku mutima kurusha cya gihe nabimubwiraga gutya ku munwa tu. Mu ndirimbo yawe uravuga ngo twari tukiri ibibondo. Yego. Bigenda bite? Ukaturamiza ibibando. Bivuze ngo ayo mateka uri kuvuga na amateka kuva kera. Yego. Sam, izo ntambara yo kuvuga niba ari intambara kuko utumvikana n'uwo mwuka mubi umusaza watangiye kuva kera cyane ukiri umwana. Kuva kera je nakuze mbibona. Wakuze ubibona? Nakuze mbibona sinzi nta nubwo nibuka niba mbere yari nyine wenda yari ameze neza tu. Kubera ko je nakuze mbona nyine ari izo nduru gusa. Ari izo nduru buri munsi ari y'ubu ya byari danje nkavuga nicyo cyatumye mvuga nyine ibyo byose. Yego nicyo cyatumye mvuga ibyo byose. Ubwo tukiri ibibondo nyine ni kwa kundi umuntu aza akavuga ati ngaho akaza ari nka nijoro akaza akubita mwese mukabyuka mukirukanka kurara rubunda ni kwa kundi ugenda mu ijoro nyine nta kintu ufite. Yego nta ufiteho kujya. Ya icyo gihe wari ukiri umwana? Nari nkiri umwana. Uri umwana wa kangahe wanyu? Wa kabiri. Uri umwana wa kabiri. Inyuma yawe hari abana bangahe? Hari abana batandatu. Hari abana batandatu. Nekizi inkuru ya Sam inkuru yawe inkozeho like sa nkongere unyorosheho akantu gatoya cyane. Twari tukiri ibibondo ukaturamiza ibibando. Ako kantu gatoya nk'udusegonda tubiri twonyine. Twari tukiri ibibondo ukaturamiza ibibando. Oh, wigaye, yeah, wigaye. Fata umwanya wigaye, yeah. Yari twari tukiri ibibondo ndetse ukaturamiza ibibando. Yego. Wigaye. Nese umusaza yaje kwigaya basi. Reka. Oya. Nago ingezi pana nyina yapfuye. Amba nago yigeze kubyumva yarabyumvise ararakara pe. Akaravuga ati sha ibyo bintu urimo nibiki ahubwo akuza umurego tu. Yamenye ko indirimbo ari yese. Ari we wayihimbye. We
ubundi indirimbo yaragiye mu cyaro Mm. iratwika nyine aho agiye hose mu mbari gutyo akabyumva atako ni ka gahungu kanje chat uwo nguwo ntago yize like niba yari afite wenda amahane ari kuri level runaka akabata umuhungu wanjye yakoze indirimbo anyurira reka nze noneho amahane nyongere ndebe azakora iki se ntago yongereye amahane yarayongereye gusa wenda ntago byaba nka mbere kuko ubu wenda bamaze gukura banamukabukira ntago byagenda nk'uko byagendaga bakiri batoya cyane barumuna banjye I'm so sorry my brother bamwita ni Keys ameze neza Ameze neza bya danje bro, ameze neza kabisa. Ribi kabisa nje meze neza. nari ukuntu umusaza abakonje nyine akakumedita akava se inigiri kumedita ibiki bro buriya nge ntago nakubesha kabisa. Ewana banekereje kuntu kuntu bese watu basoze bazesta ziba zihagaze ngo urabona nako duheruka no gusohora n'ingoma. Urumva rero ni byinshi cyane umuntu batekereza ariko ni Keys utararenga aho ngaho ufite imyaka ingahe jewe se sha bro ewana so nakubwira ngo ufite ingahe basi range hagati y'ingahe n'ingahe namba 18 na 19 ariko ukavuga ati man akuntu bari gutekereza ibibazo uskoye ngo nawe ufite abana bagiye ku ishuri come on bro man bro ewana aho urambeshe kabisa ambeshe nyine uburyo uri kumedita utuntu fresh wagira ngo ufite nk'abana bagiye ku ishuri wagira ngo umugore wari muri maternité nyine ukuvuga se azabyara umuhungu azabyara umukobwa ese azabyara batamubaze ese kiriya kibanza ndagitanga nyine wagira ngo nk'iyo mibare burimo oya ariko bro urabizi turabana b'abagabo of course sibyo kandi buryo umugabo n'utekereza cyane urumva rero natice ndi gutekereza sibwo nabandi gukora iki nikiza ko atari nge muntu wa mbere ukubwiye yuko usa na tonality yego ni yesani ukuyemo n'ingofero kugira ngo dukonfirme yuko usa na tonality oya buriya nyine akazuba urabona kare kagiye gutangira kurasa ndavuga ati reka nyivanemo ariko buriya muri make sibyo nanjye bajya gukunda kubivuga ngo nsanga tonality bya danje ni Keys uze kudufera ntuze kutubeshya ndagira ngo ngewe ubwire abanyarwanda isano iri hagati yawe na tonality niba unatubeshya utubwize ukuri tonality mupfana iki yewe tonality ntabwo nakubesha pe sibyo yewe tonality turasa 100% niko njya numva abantu babivuga sibyo uri petit frère we yoje njye ndi petit frère we pe ntabwo nakubesha none se kiriya kinyarwanda avuga nawe urakivuga kiriya kinyarwanda wagira ngo ni icyo ku bwabugiri ikinyarwanda tonality avuga ni ikinyarwanda rumaga avuga ninde muntu uvuga icyo kinyarwanda barukiza ngo abashami Loise bose bajya bakunda kukivuga ariko jewe nje kiriya kinyarwanda ntabwo nakunze gukunda kukivuga cyane gusa nanjye najyaga nkanyuzamo nkakavuga nka muri umuntu wa tonality kuko urabizi umuryango twese tuba dukomoka hamwe ubu ugiye kumubwira ko nawe uri uw'inyamasheke oya jewe ntabwo niho nawe se mugiye kwirera ku banyarwanda kandi nabo baba babibona mana yego arega buriya dukora ibintu abantu babona sibyo se yego jewe tonality avuyemo abaye umunyempano nawe uvuyemo ubaye umunyempano njye ntabwo birakunda ariko biri mu nzira ariko waratangiye of course naratangiye urabona se bifite agashusho agashusho ko ntabwo kabura kuko natangiye umuziki ntabwo ariko ubu ngubu bimeze urabona bizakunda birazakunda kubera imana yego ari ibintu bivugwa mbere yuko dukomeza ku muziki wawe bivugwa yuko tonality abakunda muheto kuko urukundo ruri pure meze neza amukunda bimwe mbese nyine bya danje aramukunda cyane kabisa kuko no muri phone ye muri jeri ye habayemo agafoto ke muri tableau phone ya muheto se harimo ifoto ye mbese nyine phone ya muheto phone ya tonality harimo ifoto ya muheto harimo ifoto ya muheto Imana y'u Rwanda cya gihugu cyarasaze wa oya njye nawe nakubisha bro ewana buri uko yicaye abarebamo buri uko yicaye amurebaho njye nkibaza nka tonality kuko sha bro yenda bibona nanjye ngavuga ati ibi bintu ka tubiceceka ariko mwoka byara nk'ibintu bizarangira gute koko aramukunda se koko byukuri cyangwa ni kagatwiko ka showbiz bro wenda urukundo urabizi bujya rurimo amarangamutima menshi cyane ako giye kumbibona mbona ngiye amukunda kabisa aramukunda cyane bimwe byemewe n'amategeko ariko ngiye nabishimangiza reka dutegereze turebe niba koko bizatanga umusaruro cyangwa se ari nka za nkundo twagiye dukunda ba Keti Bashabe bikarangirira gutyo gusa mu muyaga oya kumukunda yaramukunda pe ntabwo nakubesha aramukunda kabisa ubwo nkomoje kuri tonality ndagira ngo nkomoze no ku muntu witwa Melody ari nabyo Sam agiye kumbwira Sam
njye nigize kumva ubisobanura unabivugaho ariko Samara akabya koko uwo koko pe agiye kuvuga ngo no kwa Melody akagataye nk'akanya ahangaha wabaye Melody kano kanya ko mwagiye mureka ko ariko jewe reka nkubwire sibyo Melody ni girlfriend cyane we Samu mikoro twazifunga ikigano twakirekira ahangaha umva kugira ngo tujye kwiteranya na rwanda buriya uburyo ari girlfriend buriya Melody mbere na mbere ndamukunda byadanje sibyo niyo mpamvu noneho ari girlfriend no mu mutima ndimo sibyo ni girlfriend byadanje nta no kubeshya cyane no kuvuga noneho uburyo Melody yabamo girlfriend wawe ni nk'imwe bya Chris izajya bati ngiye uriya ni girlfriend mu ndimwe ntago muvukana mu ndimwe ariko turavukana urebe twese turi bene Adamu turavukana ngo none rwandiko mwaka byara turavukana nabyo ari bya tonalite nshobora kutaza kubyemera niba ari uko bimeze niko bimeze none se buriya abantu reba Melody ukunda ngana igihagararo cye arakandagira ukumva arakandagiye uwamukwereka sibyo muri za 2010 za 2010 kaje gufatwa nyine ugomba kuba iyo kafashwe tu ubu nawe uzashyira ungane nawe umva rwose niyo gahunda kumbeshya sharu kumbeshya uraza gutuma ibintu byose tuganira kubyizera biza gushobora kungora oya ntago nakubeshya uraza kunsobanura neza twumve niba niyo sano iri hagati ya Melody like umuntu runaka ashobora kuba girlfriend wanjye kuko mukunda kuko mufana kuko nyine mu hiyo respect nk'ari girlfriend ugasanga wenda amaraso samwe ibyo wenda nabyo birashoboka kimwe nuko amaraso ashobora kuba aramwe why not ese bo nabo bavukiye mwisi cyane none se kuba umuntu yavukana nabo ni ibintu bya dani ntago ari ibintu bikaze ntago ari ibintu bikomeye ubwo na tonalite kubita mu mutwe gutyo kabaze ubundi nkimubona uyu neza nagize ngo ni tonalite hano tonalite yabaye umwana ikibura ari ingofero tonalite nta ngofero ntago yayikuramo anumva ngo rero ayikuyemo bahita basa wahita ubona ari we nyawe amapantaro angana gutya bose barayanga niyo bambara cyane yes Samu ufite imyaka ingahe yewe nanjye ndi hagati ya 21 gutyo no muri 10 kuva kuri 21 kumanura gusubira no kuva kuri 19 kumanura nuvuga ngo reka duse nk'abanzi kagatoya ducubire mu muziki wanyu ndetse no mu buzima bwanyu uyu munsi wa none ufite imyaka 21 urarimba haso uraririmba gahinda uraririmba ishaza umuntu ashobora kubyumva atari kuse abana mwoka byara mwe undi banywa ibiki hari umuntu ushaka kubyumva kumva ko iyo myaka ari mitoya ari mikeya par rapport y'ishazo uririmba par rapport y'amagambo akomeye uririmba uwo byumva gute cyangwa se ubifata gute umuntu aramutse akubwiye ikintu nk'icyo gihe ati man ibintu uririmba biri kure cyane y'imyaka ufite wabyumva gute cyangwa wabyakira gute buriya sibyo guhasoringa ntago bisaba imyaka nyine ushobora guca mu bintu bigoye sibyo ukiri n'umwana ari byo nyine wumvise mvuga tu ugasanga noneho nibyo bikuri mu mutwe ariyo mpamvu umuntu abivugaho ariyo mpamvu umuntu abivugaho akaririmba indirimbo nyine zimeze gutyo buriya ari nk'akaririmbo ufite nkunda cyane byadanje mvuga nti nyine nako kubwo buzima tu nako agasohoye oya kanyoroshaho gato nk'amasegonda 2 nta mashuri nigeze numvaga wenda nzanasoza na siniya sigisi ariko birangira byanze mama ati mwana wanjye aho bigeze ndananiwe nta power nanjye ntisawa abana b'ingagari babakubitira no kujya school naho jye nabuza ya bike ubwo agahinda nkagatura mu visa pike wumvaga nzaba ministry birangira mbaye n'umuraro ubikiraro ni nayo ndaro nkapfukama ngasenga ni mana y'umuhanga vana muri aka kaga fatanye na rubanda kwanda ni indirimbo nziza cyane ndetse irimo na message ninjye muntu wa mbere kubwiye kuririmba nka ya mpano umva ntago ari wowe wa mbere ubimbwiye arambwira ati cyakoze zikuririmba kabisa nk'uko bivuze ya mpano abantu benshi bakunda kubimbwira ati uririmba nka ya mpano cyangwa Joe West cyangwa Joe West urumva ukuntu ya mpano ariko naririmba ituntu tumeze nk'aho turimo tuganya ukuntu ukumva yuko mumeze
nkaho mugiye kujya mu murongo umwe ndetse n'uriya mujene yeah. Kenimana y'imihanda Ego bariya bajyamo bose ndabakunda. umva ko iyo muri korali imwe yo kujya kuri mutwe tuntu nkaho mwakomeye imitima ya rubanda. Buruzi impamvu ya mpano kenshi banatubwira ko nyine turirimba kimwe. Nanjye nanabikunze. Uriya mujama numvise bavuga ngo uriya mujama nyine ngo yabaye umuyede mbere yuko agira hariya. Kandi nanjye ibyo bintu nyine nibyo mba ndimo tu. Ibyo mba ndimo. Uri mu kiyede? Nibyo umva naho ngaho ndatumika bigatinda remeti ku mutwe batatubonamo abakwe ni danje. Inyi ku mutwe? Elementi ku mutwe. Elementi ku mutwe ni iki? Ni cya kigofero nyine umuyede aba yambaye tu. Iriya ni elementi? Ni elementi kabisa. Ndatumika bigatinda. Elementi ku mutwe batatubonamo umukwe. Iyo nayo ni indirimbo. None ubwo nayo ni imirongo. None imirongo nuko biza. Samu niki cyatumye utarangiza ishuri? Ni ubushobozi buke ababyeyi bari bafite. Ubundi mu rugo ni he? Mu rugo ni Nyaruguru. Mu rugo ni Nyaruguru. Wavuye Nyaruguru uhita ukubita i Kigali? Navuye Nyaruguru mitanze i Kigali. Naje nje ndi umuraro nka kurana bivugaga. Umuraro no muki bwo? Umuraro ni umuntu uragira inka. Ure umuntu uragira inka bari umuraro? Aba ari umuraro kabisa. None se wavuye uri umuraro cyangwa waje ko umuraro? Naje nje kuba umuraro i Kigali. Kararira inka ze byavamo. Umva byari hatari. Naragiraga inka nyine narazahiriraga hoho. Waje i Kigali hari umuntu uzi? Oya gusa ni umuntu wanzanye anzana ahantu azi nyine. Unuvuga ngo waje uje mu kazi? Naje nje mu kazi. Samu waratandukiriye. Waje uje mu kazi bukeye uratangira ukora mu muhogo uririmba indirimbo? Uko byagenze naje nje mu kazi sibyo ariko kuko giye kuva kera nayo ifite impano narabyiyumvagamo noneho buriya hari abantu baguma bakubwira ikintu nawe kuko uko byumva bigatuma noneho wumva noneho bigenda bikura nuko rero byatumye mpitamo kwandika ingoma. Uhitamo kwandika ingoma kandi akazi kari kakuzanye ari ku muraro. Urabizi ko imirimo ibiri yananiye impyisi se? Ndabizi. None se ubwo bitekerezaho iki? Ibyo bintu narabihinduye niyo mpamvu nanjye ntakiri umuraro. Warabihinduye. Nikiza uri umwana wa kangahe wanyu? Njye ndi umwana wa mbere mu rugo. Uri umwana wa mbere mu rugo? Nikiza ndakubajije uri umwana wa kangahe wanyu? Ndi umwana wa mbere. Nikiza mfite amahirwe ya gatatu ngiye kuguhereza nkubaza ni Nikiza uri umwana wa kangahe wanyu? Njye ndi umwana wa mbere bro. Uri umwana wa mbere? Yes. Utangira ikiganiro watubwiye ngo ngiye ni petit frère wa Tonalité. Tonalité muvukana hehe? Muvukana mu baturanyi? Bro ngiye kankura pe sibyo. Tonalité wenda sibyo abantu bajya bavuga kedusa. Noneho bamara kuvuga kedusa ntaje ngabikomfirma bati sinsa nka Tonalité buriya ra ampo kwa ngiye nakuze mfana na Tonalité. Ngiye mwitirira muri umuntu wanje bitewe n'ibikorwa akora n'ukuntu mubona wenda nkavuga ati ni muri umuntu wanje ni mambe ni mukuru wanje. Ngiye ndi muri umuntu nawe. Je nuko mbivugamo. Naho ubundi nagumva kandi Tonalité mu maraso ngo ni grand frère wanje de petit frère mu maraso ahubwo icyo ngewe nkora ngiye ndi muri umuntu nawe ndi muri umuntu nawe muri culture ya music. Kubera ko Tonalité afite cyandusha nanjye gusa haraho ndi gusatira gushaka kugera ako Tonalité nuko ko ngiye mbifata. Ngerageje kubisokoza neza. Yego. Tonalité ni umuvandimwe wawe cyangwa se ni mukuru wawe? Bitari by'amaraso. Yego. Ahubwo ufana ibintu byamurasa. Yego. Niko waruvuze? Nuko nanjye nishatse kubisobanura. No muri music career ari hejuru yawe? Ari hejuru yanjye. Ukunda ibihangano bye? Tonalité ngewe njya numva indirimbo ze nkumva zirama ziravibinga ni nziza bya danje gusa ndazikunda pe ntabwo nakwiyemeraho ndazikunda ndazikunda cyane. Yego. Ni nabyiza cyane kuba ushobora kurespecting umuhanzi mugenzi wawe. Reka mwite kuri mugenzi wawe even if uri gutangira cyangwa se uri kuzamuka ukamuha respect aho yango utangire umusenya kugira ngo ubone attention kuko niko menshi batangira. Yego. Uyu munsi wa none Tonalité turi kwita yuko ari mukuru wawe hari ibintu wenda navuga ko nawe hari urugendo kirimo naho amaze kugera uyu munsi wa none ndetse na hari urugendo urimo hari aho ugeze naho wifuza kugera. Nubwo navuga ko aho ujya ariho kureye kuruta aho uri kuva. Yego. Nizere ko bitari buze kumvikana nabi. Oya birimo birumvikana. Akuka ni indirimbo y'ubuzima bwite bwawe? Akuka? Akuka ntabwo ari y'ubuzima bwite bwanjye. Ngiye ndirimbira street. Yego. Ngiye ndirimbira street nkaririmbira izi mbobo ziba ziri imihanda kubera ko ntabwo ngiye bajya nishimira kubona umuntu abayeho nabi cyangwa se ari mu bintu by'ibibazo. Urangiye ikintu kinshimisha no kubona twese twishimye kandi twese
bisa nkaho tumeze neza. Ambo njye impamvu naririmbye iriya ndirimbo Akuka rero naje kusanga street nyine hari ibintu by'ibibazo ukuntu bitameze neza. Natwe mu muziki ntabwo biba bimeze neza, aho tujya turirimba ibintu bijyanye mbese n'ibintu turimo. Kurumva muri makeya nuko ko nabisobanura. Yego. Ikintu uhuriyeho na Samu nuko mwese mubeshya. Samu arambwira ati njyewe Melody ni umuvandimwe njyewe twaranakuranye no kwenda ari gara frere anavutse nyuma ye cyane amaze gukura ndabana uyu muhungu afite icyo bwira abanyarwanda. Muna n'undi muntu ari aho ngaho mu mihanda gutyo ati njyewe ya tonalite n'icyagusetsa hari igihe atajyaga kuvoma njye nkigirayo twashwanye adashaka kujya kuvoma ati iki gihungu gifite na cyo cyabwira abanyarwanda. Icyo muhuriyeho rero mwese muri abahungu b'injuga nubwo mufite n'impano bro ntago ari byadanje gusa ibintu tuba tuvuga kenshi na kenshi ubona bese nyine ari true kubera yuko ntabwo ujya ibintu byose tuvuga ni ibintu biba byabaye kandi biba binabonwa. Ese muba mu itsinda rimwe kubera iki buri gihe muba muri kumwe? Ampo njyewe n'uyu muhungu rero buriya dufitanye urugendo runini cyane kandi ni mu boys oya gusa turabavandimwe twakuze mbese nyine dufanana muri makeya twakuze mufanana twakuze dufanana nyine bya bindi tutaraza mu bintu by'umuziki mbese nyine tukiri street twakuze dufanana tuvuga ati twe tuzabanzwa yuko twese twatangiye umuziki buri muntu yatangiye ukwe ariko muri makeya bujya ngiye na Samu impamvu dukunda kuba turi kumwe ahantu hose nuko dukunda guhuza cyane kandi bugiye iyo umuntu ahuza n'umuntu bapanga byinshi cyane ntago bajya basigana kenshi na kenshi baba bari kumwe. None se mutambeshye mpaye Samu mikoro yego nkamubwira ati naririmba indirimbo ni Kiza amasegonda 30 yego yabishobora tubigerageza ibigerageze wumve twagiye gatatu ese kuki mpora niganyira n'amarira yuzuye agahinda mpora nishaza n'amadeni dore twarakubiswe duca mu makosi ni hatari duhora duserera kubona rasiyo n'umufungo n'isazi turi hafi yo kuva mu mwuka akuka nakuka kanyuma tugakoresha nk'abamafiya twe turi soja wow ndabona birashoboka ariko ntabwo ndabyemera neza. None ni Kiza we nguhaye mikro nkakubwira ati ririmba amasegonda 30 indirimbo ya Samu wabishobora? Apo jewe ndakamubwira indirimbo yasohotse imbere ya Samu sibyo Samu isohoka nyuma indirimbo ya Samu yasohotse mbere ngiye yanjye isohoka nyuma impamvu indirimbo ya Samu yasohotse nyuma ngiye yanjye isohoka mbere urumva mbese ngiye yanjye imaze igihe kinini cyane hanze ya Samu ari bwiri koza ampo indirimbo ya Samu nayumvishijeho nka kabiri ariko amasogonda 10 naririmba ariko let's go imbari niyo biro chupuri kuri kanda abana bawe bakiziri kumukanda irana ariko ngiye kankubwire bro kankubwiza ukuri sibyo ngiye Samu ndamufana byadanije na kwijana sibyo wena nubwo natarafata indirimbo ye sibyo musaya imbabazi kuko nikosa bujya kubura umuntu w'inshuti y'umuntu sibyo kabutazi yangano cye mu mutwe sibyo cyo kintu cyo kirumvikana ariko ngiye kintu nakubwira cyo sibyo ndigaye nanjye gucyo ndigaye kabisa yego akuka yego indirimbo yanjye umuntu ayishaka yayisanga kuri YouTube ukandikamo Nekiz official platform zanjye zose Nekiz official yaba IG ni Nekiz official na i kana za kongera akajambo official gusa bituyibona ibintu byanjye byose bitubibona kuko ni nangiye witwa gucyo gusa yego kuri uyu mubumbe ninjye gusa Nekiz official nazagiye n'umuntu uziyitirira izina ryanjye wenda akaba ati Nekiz azaba yaranshishuye yes bayita wigaye Samu indirimbo yawe yitwa wigaye indirimbo ifite igititiro gikomeye kabisa musa wigaye nyine
iraremereye. Indirimbo yawe wigaye umuntu ashaka yisanga he? Umuntu ayishaka yayisanga kuri YouTube. Iri kuri YouTube wandikamo wigaye by Sometime. Gusa Sometime bitandukanye na bimwe basanzwe bazi. Wandika sa na a na ma hatariho u ugahita ukiraho time yo y'igihe bisanzwe. Nyine igihe cya Sam muri make. Ya igihe cya Sam aho ngaho uhita uyisangaho fresh. Yeah man. Sam, indirimbo yawe umuntu ashaka yisanga kuri Sometime. Yeah. Sam umuntu yandika si amini Sa na a na ma ukarekeraho gasiga kanya ukanika time y'igihe. time y'igihe. Yeah. Niho umuntu ayisanga. Yego. Social media zawe zose zitwa TikTok handitseho Sometime 44. 44. Yego. Wajya IG ugasangaho Sometime official. Ya nizo na Facebook nkoresha amazina yanjye ni Ndayizeye Samuel. Kubera iki 44 kuri TikTok? Nyine nashatse gushyiraho umubare, nanze gushyiraho official, ishyiraho umubare gusa tu. Ni umubare utagize icyo usobanura, nyine waje from nowhere. Ni ibyo ngibyo gusa. Bamwita Sometime, bamwita ni Keys. Abasore bameze neza cyane, mbo bakiri batoya mu myaka, ariko ni babandi bari bato batari gito, kandi wumvishe n'imirongo yabo cyangwa se n'indirimbo zabo wumva ko ari abana bafite akazoza, cyangwa se bafite n'iterambere ry'ejo hazaza. Ushobora kujya kuri ni Keys official cyangwa se kujya kuri Sometime ukaba wakumva indirimbo zabo, ukaba ari igitekerezo wagira, ushobora kuba wababwira hari ubufasha wabaha. Ewana ntago bwaba ari bubi, ahubwo nekeza ko ari ikintu gikomeye cyane, kandi buryo umugisha uraharanirwa. Ndetse niba wizera Imana, reka nkubwire ni ako ibintu akabaye ndi kubivuga ndi gusoza, ahubwo reka mbanze narangiye kujya mu kibwirizwa cyane. Mu kibwiriza reka mbabaze ikibazo kigira kiti muracyari batoya. Muracyari batoya kandi mufite intumbero nini z'ejo hazaza. Ariko ikibazo kiragira kiti muragana he? Aheza ni he? Aheza reba nk'ubu wenda umuntu agitangira umuziki, sibyo? Byanze bikunze aho heza mvuga no kuzagenda bikura, sibyo? Niba no kugura ipantaro byaruhanyaga, no hazageraho ujye uyigura wanagura ebyiri. Nubwo buryo mvuga ko byaba byiza tu. Yego. Ni Keys, igitekerezo cyawe ku kibazo cyanjye muragana he? Njye mbona tugana nshingiye ukuntu twatangiye, agenda haba heza. Agenda haba heza cyane, nkungu mwadutumiye mukadukoresha ibintu by'ibiganiro. Urumva ni byiza cyane kuba twageze aha ngaha. Ejo tuzava ngaha tujye kwa Irene, tuve kwa Irene tujye n'ahandi runaka. Urumva mbese bizaba biri kugenda byaguka cyane, bigenda bigera heza. Nicyo kintu nshatse kuvuga kuri ibyo ngibyo mbajije. Yego. Ni Keys, amasegonda 10 yonyine kandi ameze neza, dukubita imirongo ya fresh, turi kugenda dusoza. Ngo buri munsi uko bukeye nuko bwije mba mbona iyi si iguruka, ngo ese wowe ubibona ute? Iyo ubona bwira bugacya n'ejo bugacya, nibura se ujya wibuka ugasenga ugasaba Imana kubaho ufite amahoro. Yes, ni fresh cyane. Sam, reka nawe twumva imirongo yawe myiza cyane kandi mikeya inyorosheje, tugenda tugera ku musozo. Yangiye kuba kubitira akaririmbo ka Dani Nanone ho gake. My guy. Ntekereza yuko hari mu gitondo cya kare cyangwa se ku kagoroba ituje igitekereje ukwezi n'inyenyeri byari bidukikije, abamarayika batuje cyane bategereje Imana itire kandi mu mukobwa mwituyu muhungu mwiza uzamurinda mitiyo. Kuza kwanjye mu buzima bwawe si impanuka, gusa hari akabazo kangaruka by'impanuka. Yeah, that's crazy. Indirimbo ya Dani Nanone, umuraperi nkunda cyane ariko yes. Rero reka ngire gutya mbashimire, kandi mbabwira ni ewana kabisa blessings mu byo mukora. Imana ikomeze ibatize ubuzima ndetse n'impano yanyu yagure. Nizere ko uyu munsi wanone tuvuganye gutya muri kuri escalier runaka, ariko nizere ko hari ikindi gihe tuzahura bwarageze hejuru cyane. Okay, bamwita ni Keys rero, bakamwita Sometime. Wajya kuri platforms zabo ni Keys
official cyangwa se sometime official, ndetse ukabashyigikira ukaba wabatera inkunga. Niba wizera karma cyangwa se ukaba wizera Imana, icyo ukoze cyiza nizera ko ejo hazaza ushobora kuba wacyasanga. Ewana kambashimire cyane rero. Yes, reka ngushimire rero wowe wafashe umwanya wawe mwiza kandi twubaha ukava ku munota wa mbere ukageza ku munota wa nyuma uri kureba ikiganiro cyiza cyangwa se ikiganiro ntekereza ko ari cyo gishobora kuba cyagufasha. Reka mbwire ni warakoze cyane kandi kuba warakoze subscribe. Niba utarayikora, this is your time. As you know me, my name is Make Confiance. This is the Stories Magazine Rwanda. Komeza ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Jabress.